umutima urijimye amarira ntashira ese ubuzima ni iki mana ndananiwe bangize igitambo ese ubuzima ni iki shenge mwe shenge mwe shenge mwe shenge mwe shenge humura we kwiheba sibyo bye nikorera utuntu twanjye aka kazi nugakora nijoro ndabucishisha ngo ujyane hahabo ahubwo umuceri mani akuzi ko hano ari kwa mama. sheri iyi ni acting uri gukora ntabwo ari ibyanyabyo humuka baby come on hello I know. okay let me thank God ni wabyumvise. Oh, Vera. Oh, Zazi. Pizza. Nziza. Izi neza. Telekomande. Telekomande? Shakira umupira? Ya, no. Shakira amakuru. Iriya telekomande. Yeah. Si. Ubona umva amakuru ari ngombwa cyane. What are you doing? Mubiki. Shakira. Ese kunshyira kuri yawe? Ka. Muzima. Yeah, nzima. Wanywa ibiki? Nta kintu nanyweye? Sure. Yeah. Icyayi nanyweye hano mu rugo. Ikindi? Muzubira mubiki. Okay. Actually, ngeretse kuba uri umugabo wa mama ariko I love you. Uvuze ngo? Yeah, I love you and more kandi I think ko ntahutse. Ego ufite igikundiro. Come on. May I kiss you? Ni wowe utibutse kunywa amatama? Oh. Wowe. I'm serious. Yeah. What's wrong? Yala. Kuki? Ukomera. Ubonye ikintu cyose maranye iminsi mu mutima wanje. Buri gihe cyose iyo ndyamye sinamasinzira. Kera cyane no kurya nzanja kujya ku meza kumva ndiko ndajuguka. Tubona ko iminsi warunze nanje nananutse ndagiye ntakibasha kurya. Nza kujya ku meza kumva ndashize namutekereza uburyo namubonye. Sinakubwiraga ikibazo mfite muri iyi nzu ukambwira ngo tiwomfasha ngo byagenda gute ngaho nakubibonye. Uriya muri dukwiye kumufasha. Fata telephone ngogo. Umukore kubwiza shobora. Cyane mfite ubwoba. Nje narashize. None utekereze ubuzima uriya muntu arimo. Nje nkimubona namaze nka gatatu ntanasinzira mfite ubwoba gusa.
none kuri ubonye ko dukinguye ukabona ko aje bukeye njewe bwa mbere nkingura yaje yiruka ndavuga ndapfuye nubwo dukora ibintu bibi iyi nzira dukwiye kuba abantu beza dukwiye gufasha uriya muntu na kenshi dukwiye kubimubwira kandi abizi azatwumva padiri azotwica ndakunda ubonye kuri uriya muntu akeneye gufashwa tubibonye Ken tumubwira kurabona azatwumva Kenya ntimugire ikibazo kuko aranyumva cyane ahubwo ikibazo nkurikije ukuntu uriya muntu ameze nidukora agakosa gato azadefu azatujya turi babisi nta mutima agira ariko mvuko tugiye kubigenza humura Kintu tugiye gukora tugiye gushaka umuntu utiza imodoka itari taxi voiture ku buryo twogera mu nzira bakaduhagarika kuko bagiye kudusaka bakadusanga n'uriya muntu ameze kuri bo twica ntabwo byoroshye pe ariko turashaka imodoka nizo uzayitwara ku buryo twamujana ahantu tukamushakira umuntu uzajya amwitaho buri munsi tukamuhereza amafaranga ku buryo azaje amuhahira akamushakira amata akamutekera igikoma kugira ngo byibuze igihe padiri azaje kugarukira ajino natwe tuzatwara amaze kumenya uko tuzabigenza kugira ngo niduhura natwe tuzirwaneho Ramba ndumva nanjye fagade aneko igihe tubiganira sinigeze kubikubwiraho ukambwira ngo ibintu biroroshe ubonye byoroshye azambwira ngo nze muha akayiko kamwe k'umuceri kugira ngo adapfa wagakombe ngo nshire ku kayiko agakombe k'amazi ngo mbanze se mu gakombe kose ngo nshire amazi ku kayiko muhe kugira ngo inkanka zitatemuka namwe ga muri umuntu dukorera tubana na buri munsi kwameze ni shitani yamanutse kandi gaba yambaye ikanzu ya padiri ni shitani yamanutse izi mwarikamo ahubwo ntiyasohoka natwe tugeze mu gihe cyo kwirwanaho bitabaye ibyo uko wari uvuze ngo azodukarangaye azodushira ku gikarayi kizima kiriho amavuta cyangwa ingungura dushiremo turi batatu apfundike dushirire tubishire nimugoroba cyangwa ejo ni ibikise kandi Yesu mwana w'Imana ntibishoboka ibisuje No! Yesu bishoboka No. This can't be true. No. Babe! Babe! Yeah? Come here! What is this? What? What's wrong? Sit down. Look at this. Ibi ni ibiki? Ibigize. Ibi byo ureba se n'amaso ufite. Who is this? No. Nagushaka kubimwa nagwa. Mbabarira ndakwinyenzeho kabyara we umbwize ukuri ko ndimo ndota wenda ko naba ndi mu nzozi. Ntufashe n'umuhodo. Urimo urabimbaza ngewe. You are asking me.
ndashaka umubwiza ukuri. Ibyo ndimo kureba ni ukuri cyangwa ndimo ndibeshye? Wait. Wowe umugabo wanjye n'umwana wanjye mbyaye basi mbwira ko ibi ndimo ndota atari ate. Alex, please, sweetheart, please, you can't do this to me. Please, tell me it's not true. Urajya Yesu utasobanura ibyo ari byo ibi ngibi. Bose ko cya gitabo cyanjye ndagikuyana nari ndi gukora amasuku nagisubije aranye kuzanire cyiza. Siki ngiki ukundaga gusoma tuzakirangiza ryari? Aha ngeze kuri page ya 230 irihera. Ndarebaga inyuguti zikambana ntoya nje naho mbimenya. Nanjye uzanshakira kirimo ibishushanyo. Shaka kugisoma nkarara nkirangije. None se iki boss ntukanyite boss. Nase nturi boss waje. Uza amazina yanjye se jinyita Bambe. Ego Bambe. Atego Bambe. Yesi nkunda umuntu umpe byubahiro. Byubahiro byo mwisi ngewe ntabyo nkeneye. Okay. Jubohoka unyisanzureho. Ese ubone ko ndi inshuti yawe. Nibyo. Subona nkufata nk'umukozi wawe. Oya. Jubohoka rero sibyo? Umbwira ikiri ku mutima wawe. Ikindi ku mutima rero. Murankundira umufasha guca. Iki? Aya se ni bewa yagwaye se ngo wari wayamurikiye? Oya. Ni kuri gagana mwanyishuriye cagihe imisi zashize cyane. Gakono wawe yazinze. Ibyo bika kumweko. Ariko bose nakubise ngo uzabireke. Ndabizi ko wabimbwiye. Ariko nyine gukomeza kuba muri uru rugo nkuri mu mwenda biramvunaga. Guteze. Nyine mba numva bingo. Kaje uganje narakwibwira nta kibazo. Urumva warambwiye ngo ngushakira amakuru. Kandi mu byukuri amakuru ushaka ko nguha. Kubera ukuntu nabonye bari abantu bakomeye. Nshobora kwasiga gatwe. Rero nje nahisemo kukwiyishurira. Kuko wabashije kundengera. Nanje reka nzakwishurire kugira ngo nze mbasha nyine kuba mu rugo nisanzuye. Shenge Rambabaje. Ngewe. Muziki. Teka se ko abantu bakomeye kundusha. Ibyo naho nabimenya. Canze nuko hatameze nkabo. Ngiye suranze sibyo ko duhurira hano gusa. Naho uvuga ko twahuriye. Burya munsi rero. Burya nabonye ko umuntu udasanzwe. Kandi nzahora mbikubahira. Okay. Yose. Mbabarira wigabaraga burabona ko nzagaba. Nyine urayampaye yose. Simpembwa 20 sinakuye yicu. Okay. So. Uragemeye. Imana igombugisha. Nukuri ko Imana igombugisha. None se ko warwanye n'umutima. Reka ngubohore. Ariko kubanyakiriye so kuvuga ko nkeneye amafaranga. Naguha narenza. Washaka n'inzu nkayikubakira n'amukecuru twameze mu Kigali. Oya byo ntago mbishaka murakoze. Kubanyakiriye no kugira ngo ngubohore wowe ubohore ku mutima wawe ube hano wisanzuye nituzayaduhura ntugakate gutya sibyo none nituzayaduhura nyine nawe ujye ugaragaza ko wishimye nta kibazo ufite niyo mpamvu nyakiriye. Giggy?
Giggy ngwino hano. Oui. Sibiti byo kumumagara nkaho muri mwenda mwana. What? Ramumbese? Kumva umwumbera? Giggy. Ku izina ry'Imana. Urifuza iki? Rero utankanze ariko. Ucishije make tuganire muri ikibazo ufite. Ndabona ko uhangayitse what's happening. Okay, good. Reka ntuze. Calm down. Nirangiza kwibigisha za calm down bimbwire. Okay. Giggy. Amagambo makeya. Please, ndakwinginze, ndagusabye, nongere ngusabe. Yes, sweetheart. Okay. Nimba udashaka yuko nguteza Imana njye nsenga. Giggy, mu byubahiro byawe. Mbabarira uhagarike imigambi yose urimo. Sibyo? Ihe migambi. Giggy. Utiriwe wijijisha. Ndabizi neza yuko ari aya mafoto ari wowe editinze ukayohereza umugore wanjye. Aya mafoto se. Okay. Aya mafotora. Okay. Reka twigire ngaho ntabyo uzi, it's okay. Ariko thank you. For what? Why you thank me? No, thank you wakoze. Nakoze iki? Zakwakiye se nawe? Then nibyo washaka kugira wabigeze. Nyine zakwakiye. No, it's okay, ibyo washaka kugira wabigeze. Ako let me tell you this. Ku izina ry'Imana ndarahiye nk'umuntu usenga Imana ibyumve. Nimba nzigira nkubabarira kino kintu wakoze. Imana nizamijuru. Iyo Mana yawe usenga, nari nigeze yumva umutima wanjye uburibwe n'icura burindi nari ndimo kugeza uyu munsi. Imana yawe usenga itwara urukundo rw'umuntu. Imana yawe usenga iguteza guhemuka kugera ku mugore ku wundi. Niyi God. Iyi ni karma, hangana n'ingaruka z'ibyo wakoze bro. Gusa icyo nakubwira cyo I'll never ever give up. Biracyari bike. Okay. Yeah, it's okay. It's okay. Okay, tuza. Nari mwitabye ba. Nanitabye. Ese ari he mugabo wawe? Yagiye kare sinzana yagiye ariko bishobora ko ari umuntu wari wagiye kubonana. Nase nashaka amafaranga kuri telefone. Reka nta kibamutirwa ndetse ko ntari ku isoko nkawe. Umugabo ndamufite. Anytime azabona amafaranga azayingurira. Ibyo bintu byawe umbwira nawe akira. None se ntumpamagara ukambona iyi mfasha kuba ndi kwitaba. Kugenda aza kugushakira telefone. Nibyo? Ndakuze gana ndi umugore w'umuryango. Umugabo muto. Ejo zarabibonye. Urakoze cyane. Hanyuma icyo nashakaga. Hano nshaka gufasha. Indese. Nshaka gufasha ariko nkamufasha mbikomejeje. Bankorera iyo serivisi. Nese umuntu nagashaka ko amenya ko ari wowe uri kumufasha. Ninde? Shenge. Ntabwo nabibarutse guseka ibyawe na Shenge. Shenge se afite ikihe kibazo ugiye kumufasha? Rero Shenge afite ikibazo cy'amafaranga kuko maze iminsi mbibona. Urumva? Yagiye namuciye kuri telefone nimba aravuga umukecuru yararwaye ashaka amafaranga yari uzayakura. Ngiye rero nk'umuntu tubana kandi nanjye hari n'ikibazo dufitanye buriya. Nk'umuntu tubana tuganireka ngo amafaranga 200,000 uze kubimumpera. Ndabizi neza ko uri ukemura ikibazo ufite. Yego Shenge ni umwana mwiza. Sinzi nimba utabibona. Ni umwana mwiza. Mfashe ntazamenye ko ari njye wamuhaye kuko simbishaka. Ngenda gutumikira. Mumpere. Dore ko nyakura kuri konti. Urumva? Ugenda uyabikuze numara kuyabikuza uze kuyamuha uje n'umugore Shenge rero ndabizi ko ufite ibibazo by'amafaranga sibyo? Noneho ugenda ugiye gute? None se ndayamuha.
nkaho ari njye yamuhaye. Yego nk'ari wowe. Hari wowe yamuhaye nyine. Apana njyewe. Genda yakunyuzaho yamuhe nkaho avuye kuri wowe. Ariko ubundi ba ibintu byawe ntabwo ndabisobanukirwa we na Shenge. Ni ibiki biri kukubaho muri ino minsi? Urabona. Ndabona yaje. Muri ino minsi ndi kubona ntazi. Ikibazo? Ni ibiki biri kukubaho? Nta kibazo. Ahubwo akiri. Kuza gukoresha inzara. Naho ibyo bya Shenge byo tubyihorera. Umaye funga kirimo. Okay, urarakoze. Urakoze ndazikoresha. Okay. Shenge. Sinzi impamvu uri gukomeza kwizirira umwana uri kwitirira umwana wawe. Wagerageje ugahumuka ku maso. Gusa urabona mpumye. Shorenze no guhuma pe. Se nicyo utabona. Ako sweetheart. Usikuzi kwikaza. Koko. Iki? Ubu ndahumye ku maso. Ubwo muri make ushatse kumenyesha iki? Ko ibyabaye ibyo narebaga byari bikezi cyangwa ko ntarebaga neza. Ushatse kumenyesha iki? Tuvugishije kuri ni icyo utabona. Iki ntabona. Hako babe. Numva nabuze nicyo nkubwira kuko ni gute utinyuka koko. Mu byukuri. Ndimo ndakureba ntago nguhaga. Kevin. Yes, that's my name. Wagerageje ukanyizera nk'umugabo wawe. Urabona Imana nsenga Imana nkorera ya natinyuka kwiti. Okay. Cyanyine no kunekereza icyo kintu bwabyo sinzi uko nabifata. Alex. Kevin, let me tell you this. Njyewe ubwanjye nongeye kugira iyereko. Nongeye kugira iyereko kuri uriya mwana ku bintu bidasobanutse n'ubundi. Wagerageje ukanyumva. Si kuki utari no gutekereza impamvu ndi guhora ngira iyereko ritagize kuri uriya mwana. Iyereko. Uzi ikintu noneho kirimo kumbabaza nkumva ngiye nko gushwanyuka ngo mbastinge mbe nka bomb muri ino nzu. N'ukuntu nakwizeraga n'ubuzima bwanjye bwose. Uzi ko nubwo umuntu yari kuza akambwira ngo sinzi nabonye umugabo wawe nyonyonyonyo I swear uwo muntu nari kumufatira n'umunyafu nkamutsibagura. Uzi ko nari no gushiraho ukuboko kwanjye bakagutema. Mvuga ko udashobora mu buzima bwawe kumpemukira. Leave alone no with my own daughter. So, muri wowe mu ntekerezo zawe harimo yuko biriya bintu ari byanyabyo. Harimo yuko nge nshobora gutinyuka ku mwana wawe. Ubwo se icyo utabonye ni iki muri make? Mbabari umugize ukuri. Icyo utabonye ni iki buna nge nshobora gutekereza gukora ibigoryi nka buriya. Ibi ni nge wabishizemo. Iyi sura ntago ari yawe. Uyu ntago ari umwana wanjye. Kevin. Ubwawe urabizi ko nashobora gutinyuka ikintu nka kiriya. Urabizi ko narahiye ko nashobora kongera kukubabaza. Urabizi ko nashobora no gutinyuka. N'icyakubabaza sinshobora kugiha umwanya mu mutima wanjye. Urabizi ibintu nakwihanganiye. Waranutse ndakwihanganira, uragenda unana ndakwihanganira, uzi ibyo twacanyemo byose nkabyihanganira. Cyose cyo kugira ngo wait. Ibyo byose nta kintu nabikorera byari kugira ngo nakubabaza. Kuko ari isezerano. None this time ku umwana wawe ubyara uretse niyo butanamubyara. Ku mwana turera hano. Nanjye nicyo kintu murera hano. Okay. So mu byukuri umprovinze ko wabikoze kuko wishizemo ko atari uwanjye. Okay. Yes, father. Message yawe ntabwo ndayumva.
ndashaka usobanurire umbwira ikintu kitagenda kuko ndumva ibintu aho bigeze ubuzima bushobora guhagarara. Wahuye n'ikihe kibazo, bimeze gute, kudushakira mu gisubizo? Father, niyo mpamvu nyine twicaye hano cyane nasabye ko duhura nka team kugira ngo tubiganire. Kuri iki gihe business ku giti cyanjye na team yanjye biri kugenda neza kubera ko abagore muri iyi minsi sinzi imitwe bayikuye, basigaye bagendana puriza spray. Iyo abasore banje babegereye babatera spray, kandi iyo spray iyo bayiguteye ishobora ari bamwe na bamwe bahumye amaso, ari n'abandi yasigiye ibikomere ku buryo ubu ngubu polisi isigaye ibyivangamo. Kuko iyo maze ko sinzi niba umuntu ashobora kuba yazanye icyo gitekerezo akora na polisi, niba ari igitekerezo cya polisi cyangwa n'umuntu wahaye polisi icyo gitekerezo, iyo baje bakakubaza ngo uwo muganga cyangwa iyo ugiye kwa muganga bakakubaza utanga ibisobanuro, bakita bamagara polisi ikaziga gufata. Bamaze gufata abahungu banjye bageze kuri 12. Bamwe na bamwe batangiye kuva muri business. Niyo mpamvu ndi kubona ko bitangiye kugorana kandi tutarebye neza bashobora kutugeraho. Hanyuma se wowe iyo wicaye ugatekereza nk'umuntu w'umugabo, umva hakorwa iki kugira ngo business yacu idasubira inyuma? Je muri iki gihe kubera ko bikomeye ko bamaze gufata benshi, igitekerezo cyanje nuko twashira imbaraga muri business ya Marebe tukamuha support, hanyuma business yo tukayagarika. Nuko bikomeye muri iki gihe pastor. Tunyakunda gushoboka date. Ibindi birakomeye cyane. Dukwiye gushaka icyo gukora. Kuko polisi ishobora kubafata bakatuvuga bakatugeraho. Yego. Dushake rero solution hakiri kare. Ariko tukiri aho ngewe ndiko numva nta business yacu nimwe ishobora gufeiringa, kuko hari ukuntu bajya baca imigani ngo iyo umuhinzi ngo yize ngo imitwe ngo n'inyoni nazo ziga indi mitwe. Nimba wakubwa barimo kuyenda bazana ibintu. Ramba ibyo biri kuvuga nabo byumvikana, kubera ko je ndi gukubwira ni department yanjye bagaraye, ndi kukubwira ko harimo challenge kandi ikomeye, sibyo? So niba bikunda maybe twahinduranye ugafata department yanjye ukayihagararira kugira ngo urabe. Je ndi gukubwira cyane no. Ndi gukubwira cyane ndi guhura na ceceka. No se biteye nimba no uyu muzi wo mwicaranye nawe cyangwa maguruke musigare mu uyo kiganiro. Kuravuga ngo birakurane nk'uko Ramba ceceka. Hano ntabwo ari mu isoko, turi hano ngo dushake igisubizo kiziyo, ntabwo turi guterana amagambo. Ibyo guhinduranya department ntabwo birimo. Buri muntu wese afite inshingano zagomba kubahiriza. Igisubizo ni kimwe, harakorwa iki kugira ngo business irangire ikomeze. Nta muntu wahindutse, ikirere nticyahindutse, naho tutuye ntihahindutse. Ariko ndi muzirikane ngara abantu bafashwe anytime ushaka kutuvuga. Ico mission y'abantu bafashwe ahubwo niyo tugiye kwigaho mbere yuko dushaka uburyo dukomeza akazi. Iyo niyo point nashaka gutuganiraho. Barasohoka gute muri gereza? Iyo niyo point nashaka. Uyu nguyu yari kuvuga gusa dukomeza kemeke kuburana. Oya dushobora kujya mu marongo y'amafaranga menshi. Ntago turi mu mwanya wo guterana amagambo, s'il vous plaît. Turi gushaka igisubizo cy'ikibazo dufite. Abantu bacu bafunzwe bazasohoka gute bataratuvuga? Iyo niyo point tugeze. Nico cyo nyine gikomeye kugeza. Igitekerezo cya mbere, turamutse tugiye kura tugasanga gusohoka birimo kugorana. Nta kugorana, bagomba gusohoka byanze bikunze. Ahubwo ngo batuvuge rero nungutse igitekerezo. Ramba from now ugiye kwigira mu pasteur. Ugakora uko ushoboye ukinjira muri gereza nk'umuntu ugiye kubwiriza. Bikazaba umwanya mwiza wo kuganira na babana. Aho niho tuzabona igisubizo cy'ukuntu bazasohoka. Cyo nagikora. Okay.
ikindi gitekerezo icyo ni cyiza kubera ko ashobora kugira hariya akavugana nabo akababwira niba baramutse bavuze ibanga. Ibyo tugomba kubikora before yuko babivuga. Mu gihe Ramba azaba agiye muri gereza nka pasiteri, misiza imujyanye no kuvugana n'abantu n'ifungwa zacu. Icya kabiri misiyo nzaguha, ndagushakira amafaranga ashoboka. Ugiye gushaka abacungagereza ubimenyerezeho basengerera umunsi ku munsi. Mu gihe Ramba azaba ari gutanga urimo kubwiriza ubwo butumwa uzasaba abacungagereza ko wabonana na pasiteri na za mfungwa. Niba zisohora aho nto muzashaka imodoka hafi aho mukazikubitamo mugahita muzijyana. Ibintu byose ni amafaranga, ntuvuge ngo fada. Ndabyumva. Genda guha amafaranga n'ibikoresho, nanjye ndashaka zira mfungwa. Gusa hari ikintu wakunda kutubwira ko ufite connection y'abantu bakomeye. Aho nibo twagombye gukoresha. None se tutabakoresha muri iki gihe gikomeye tuzabakoresha. No, ntago abantu bakomeye tuziranye nabajyana muri case y'abantu bica, y'abantu basahura, y'abantu muri gereza. Erega izina ryanjye rakomeye ntago nshobora kurijyana ngo ninyayagize. Imbaraga zawe zikenewe muri aka kanya. Se ko ufite ubwoba tugusuprime dushyira wundi bishoboye. Utangiye gucika intege wa. Kandi kugusuprime icyo bivuze ndabyumva kugwanagura. Alex, ngutangurira nibuka. You can do this to me. Wait, see. Wait, Nibiti. My sister, look at this. Look at this. What? Ese nukukiri kurira? Mbwira, tell me what happened. Sisi reba murama wawe, reba murama wawe. Nabivuze rwose. How can you do this to me? Please, mbabarira wirira sisi. Mbabarira wirira kubera umwana w'umuntu. Nigute narira my sister, nigute narira. I'm sorry. Ndabizi ko ukunda Alex, sibyo? Ubu aka kanya Alex amaze kugufatisha ari kumva yakugaragaza gati. Umutima urijimye, amarira ntashira. Ese ubuzima ni iki? Mana ndananiwe, bangize igitabo.